Reka nongere ngusuhuze wowe uri kunyumva aka kanya aho uherereye hose, waba uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se hanze yacyo. Ubwo ndavuga muri rusange ko babasha kumva ururimi mvuga rwacu rw'ikinyarwanda. Njye nitwa Ndiho ku mbuga zose nkoranyambaga, haba kuri YouTube ndetse na TikTok. Nyarukiraho kuri YouTube ukanda subscribe, na hano kuri TikTok ukanda follow kugira ngo tujye turushaho kubana natwe mu biganiro bya buri munsi. Uyu munsi rero mbazaniye akantu gato. Ubundi njyewe mu busanzwe nkunda umugabo nkamukunda nta kintu ampaye. Nkunda umugabo nkamukunda nta kintu ampaye. Narimo ntemberera kuri izi mbuga nkoranyambaga nkubitana n'akantu, reka ngashyiremo ndagaruka mu kanya. Sasa mu by'ukuri njye ntakubeshye, nkimara kubona aka video, nkimara kubona kwishima Annette Murava afite ndetse ari kumwe n'agafaranga, nese numva emosiyo zizamutse. Ndavuga ngo why not ntakazana imbere y'abantu bankurikira, y'abantu tuba turi kumwe hano, nabo bakabasha kumenya ko nubwo igiti cyatemwa ariko igihe kigera kikongera kigashibuka. Ibi bintu bivugiye iki? Muribuka muri za 2025 2024 intambara zagiye ziba hagati y'iyi couple, ndetse bigeze muri 2025 ho bibindi ngira ngo mwarabibonye ubwo gafaranga yafungwaga, havuzwe amagambo menshi, umugore niwe ukoze ibi, bigenze gutya na gutya, bigenze gutya na gutya. Izi mbuga murazizi, haba abantu baba bakunda kureba utuntu two guharabika, bagashimishwa no gusenya abandi, batifuza ko umuntu runaka yatera imbere. Ariko kugeza aka kanya ibi bintu nabibonye, ndavuga ati Mana shimwa kubera ko ijambo ryawe ntabwo ribasha guhera. Ndabizi impamvu mbizanye ni ukugira ngo nawe mbashe gukomeza. Niba aka kanya uri mu bihe bitakoroheye, niba aka kanya uri mu bihe wumva ko ushobora kuba ucitse intege kubera impamvu runaka, haba amagambo y'abantu, haba ibikorwa by'abantu runaka biri kugerageza kukunetraliza cyangwa se kugusenya, ndagira nkwibutse ko uko byasa kose Imana irahari. Imana irahari, ntucike intege mu byo uri guhura nabyo. Niba ku kazi uri kubona biri kwanga, niba abantu uri kubona hari ibyo bari kugukorera bitari, wicika intege, Imana byose irabishoboye. Navuze ngo rero nk'uko nabikubwiye, iyi video nkiyireba njyewe amarangamutima yanjye yazamutse, nibuka ibintu byose, nibuka uburyo baharabitse umugore w'agafaranga, nibuka ibyo bavuze kuri gafaranga, uburyo yakubitaga umugore, nibuka uburyo umugore yamukubitaga, bavuga umugore yamukubitaga, nibuka ngira ngo hari akavideo katambutseho ubwo umugore wa Murava, ubwo Murava yari yagiye ku rukiko maze agahura na accident. Ni ibintu bisanzwe gusita, ariko uburyo abantu babikuririje, ibibazo biragize bro. Tujye tuvuga tuziga kubera kuri isi yacu ntabwo ntabisakaye. Iri kunyagira uyu munsi nawe yakunyagira, kandi byashoboka ko iri kunyagira uyu munsi ejo izahita ku ruhanga rwanjye nawe bikakugeraho. Reka tuzabane mu biganiro byacu, ariko ntujye wibagirwa kubaho. Thank you.